sibyo Yesu we none wavuye mu cyumba ngo arambwiye ngo bimwe bahura rimwe araje gadukuraga ukunyo atubwire ko kwene uyu munsi bagiye kujya barara mu cyumba kimwe ikintu utari kumva ni iki mu nzu yande mu cyumba kwakinara Yesu mu nzu yande muri ino nzu cyangwa bazajya mu yindi ya mama na data ubu mama kuki yagiye yihuse kube maho dukora iki kuno mukobwa dutwaye imitungo birangiye dusohotse uzihangana kumva mu cyumba njye nawe turakundana wabikora iki njye na Chantal turakundana Chantal wowe ndi mwazanye hano cyangwa no hanze nabimenye we na Chantal murakundana asari iki turakundana njye na Chantal turakundana wahangaha muze mwirirwa mutukamyirirwa mututiza ibiki ahubwo none hazagire n'uwongera kumututiza maze murebe njye vuga ngo wapfuye igihe cyose mwahiriye muvuga we nabanuza nabande nabande mutongera no kumubitaho ngo natanagucira n'ingoma wongere ahubwo noneho ngiye no kunabikiza mwese nabibabwire ko Chantal dukundana azagira umuntu wongera kumumenyera njyewe David tuzihanganira gutya neza turebana visa tuzihanganira rero nimba mudashaka ko tudahangana ese umuntu uri kubwira ibyo bintu uramuzi inde nyine umuntu uri kubwira ibyo bintu uramuzi ndakuzi ibyo bintu bagatse niba bimenya barabyakira nibashake babimenye ese David Chantal yarakuroze none wowe kubimenye yarakuroze yandoze gute none yo kubimenye bitwaye wowe ni namuguzi umukobwa ngo murakundana umva ahubwo ariko mubwire utongera gukunda muto tongera kumutuka mama na data bapfuye bihuse nukuri kw'Imana so wumva nta kibazo ufite ikihe kibazo ahubwo umenya aho ugiye no kuvuga urebye isanganye mfite ikibazo mana we nakubwiye ngo njye nawe David ufite ikintu ugiye gukora kandi nta kintu wabikoraho si wagenda ngo umukubite ahubwo none nzongere kumva mwicaye mu bintu byo muri sale erega ejo mundi muganira umutuka ugahita waguruka ukagenda kuvuga ko narindi kukumva nuko nakwihoreye narindi kukumva mubwira se utuje gato wavuze menshi sinzongera kumutuka ariko ikigiye gukurikiraho umva ukojeje agati mu nozi ahubwo none reka manze na ukojeje agati mu nozi kamukuriragaho kuntu sibyo reka nguriraho kuntu Kanani sateze kuza gukora Chantal ahangaha uvuze ako David ibintu gukina nabyo urabizi unguke Kanani nateze kuza muri urugo gukura Chantal aha ngaha okay ugazahakura intumbiye nta kibazo intumbiye se ubwo ntago azakura Chantal azakura intumbiye ngiye guhangana namwe David ibintu wishoyemo sha naho ngiye nubabara nawe ugende gusa nyine mubwize ukuri ukojeje agati mu nozi ibintu bigiye kukubaho bikongera bigasubira kuri Chantal ahubwo reka mubwire nimba ukunda barumuna bawe genda nyine reka mubwize ukuri Jackson umubwire sazongera gutoteza Chantal ntago azongera kumutoteza ahubwo azamukubita nawe ngo azakubitwa reka nyinze ahubwo mu kanya ndaje mbereke ngwiki ndaje mbereke uzi ko wagira ngo hari barakuroze usigaje no kwirukanka ndi wandoze Chantal yarakuroze se gusa yarandoze neza David uranze ubaye ikigori David baramuroze ukundana na Chantal ni umugore wawe se ariko wamuzanye mukundana haguze ubwo murashaka ko mugira umugore noneho ariko azagerera mu cyumba cyanjye noneho se mubibona noneho n'ubundi wasanga nararamo twabibwirwa n'iki baka noneho ndaje none njye mbakoreragaho funyo ararimo cyubuye azararamo nawe sha none ubu biranze neza biturangiriyeho gusa ibyo David byose ari kwigira nadasohokana hano na Chantal azasohoka ari intumbi ubu ngubu ngiye guhangana nabo mana we ariko Jackson na Gatesi bari barambwiye hakiri kare nanga kubyumva gusa ubu ngubu umenya uburemere bwabyo ngiye umva ahubwo rekanse umva reka nike vuba inzara iranyishe bitsinze niba birana uzo birashya vuba we muri gahunda zanjye se wabana kundeba ryari umva Gate
ibi ni ibiki utetse cyore utamenera ibi nyine ibi ni ibiki ni ibiryo n'umuceri utetse umuceri Yego. wowe usizemo umva ayo mazi ndayashaka ugize ute ayo mazi ndayashaka ese ntabwo woze urayama uteka yandi cyangwa nayo uyamarisha iki aya mazi se ko warakaye akimara kubira ndayashaka yanabize se ndayashaka yabize habaye iki gate uzi ibintu bibaye kandeke kubikubwira Banza nshaka uhumeke, amazi mani. nshaka amazi ashyushye nyine mbwira mani mbwira se habaye iki se gate David David gate David David kandi habaye iki David. noneho David ngakundana na Chantal uvuze ngo akunda ninde ubikubwiye urabirosa urabyutse urabirota ni Chantal ubikubwiye bimwe aba yikina ni iki David niwe ubikubwiye Viza David noneho ikindi kiyongereyeho ngo Kanani ntagihe azigera aza gukura Chantal muri rumwe karabaye noneho ngo iki kandi si ibyo wacinara Yesu mu izina rya ngo Chantal kiriya kibi maho kamubwire wamfasha ukareka Chantal natava muri urugo ari muzima arahava yapfuye kuko ikintu ngiye gukora mu buzima sibyo Yesu we none wavuye mu cyumba ngo barakundana arambwiye ngo bimwe bahura rimwe araje gadukuraga ukunyo atubwire ko kwera uyu munsi bagiye kujya barana mu cyumba kimwe ikintu utari kumva ni iki mu nzu yande mu cyumba kwacinara Yesu mu nzu yande muri ino nzu cyangwa bazajya mu yindi ya mama na data ubu mama kuki yagiye yihuse kube maho dukora iki kuno mukobwa dutwaye imitungo birangiye dusohotse uzihanganira kumva mu cyumba uzabyihanganira kumumva mu cyumba cyangwa uzahita usohoka ugenda gatesi wambabariye nanga umunwa wawe ngenda kubwiye ngo wanyemereye gutya ngakora ikintu nshaka gukora ushaka gukora iki ko ngiye ndamwica ngewe ngiye kumutwika nanjye ndamwica namutwika nashye nasohoke muri uru rugo ndamwica ikibazo ni David aransajije asiwe ubu mami yaba hari izi stress twari kuba tuzifite ako gato uzikarankubise basi yanywa inzoga gusa uzikarankubise dene nicara epfo kuri rya baraza niho twari turi si uko mbuze imbaraga zo guteka nishaka ubimene gusa aya mazi umva aya mazi nabire vuba yashyushye ariko ntabwo arabira uvana ibyo ngibyo aho ngaho ubundi uri gutekera abantu batagufitiye umumaro yega nari nshonje jya kunywa amata ku muhanda cyangwa ubyihorere gusonza asa n'ibibazo umuntu yifitiye bimaze iki ese uko tubayeho kurusha amayibobo zirara mu muhanda nambura nazo zirataza ese gute inshinzi y'umukobwa bakwiye ku muhanda iza kudusuzugura mu rugo mbere sinabikubwiraga n'ubyumve mbere njye nabibonye kare twe twabibonye kare njye na Jackson ntabwo twabikubwiye ukanga kubyumva kuko twari twabibonye mbere erega gatesi hari ibintu umuntu aba agomba kumva akabyitondera ni wa mutima wawe woroshye uvuga ngo turi amasasu ngo twarananiranye njye nzongere mwigire nari narabikubwiye sibwo njye nayo ngiye kwigendera ujya mu biro noneho ninumva mu cyumba sinari nkubwiye ati ahubwo basigaye barana nuko bagiye kubyerura sinakubwira ngo ntabwo nisigaye nicara simubone mu cyumba simubone aho ndara kandi twararana umaje gusara pe umaje gusara gute nose uzigambara inkweto zifunze mu rugo cyangwa reka nari ngiye kugenda nishonje ese ubundi ahantu wahaguma ngo uhamare iki nkaze ubundi utetse ibiryo mu byo ngo bimare iki urabirya se biragera mu nda nta n'amafaranga nari nifitiye wanze kurya nyine biragera mu nda ariko ayo mazi ubundi kadafite ese wowe wakitonza agashyira uyu mukobwa nawe rero erega ndayamumena biri seriye abize ndayamumenaho mbonye bamfunze ngo bava mu maso ubundi se kuguma ahangaha na stress muri runo rugo byo bimeze sinagiye kugenda ukanga ko nigende ujya he uri umwana wo guta mu rugo ngambwira dukora iki ngiye kumutwika ngiye kumuroga uwo mwana warasaze ngiye uburozi urabugura hehe ndabugura bumwe ki ndabugura ako warasaze nasaze iki
aho kugira ndetse uri kumva uwo mukobwa noneho dore reba azajya abyuka yifasha gutya madamu natwita mu cyumba barakundana sibyo natwita dore azajya abyuka icyayi cyahiye kandi David ikindi yavuze ndaruvamo ndamwica cyangwa nduvemo ibyo ngibyo ububisi ndamwica cyangwa nduvemo ndamuroga ako n'umuroga nazagwe hano tukamushinga ko David batabari hano tukamushinga tukagenda tukamuta nko mu ishyamba atazi se ariko kuva yagera aho ngaho ntabwo aragenda ahantu henshi twakwifashisha nde umuntu tutazi twashaka nk'umuntu urumva tutazi arimo kwa gatandatu urumva aho kugira ngo dukore ikibi tumusukeho amazi sibyo cyangwa tumuroga apfira iwacu twamujyanye cyangwa tukagishimutisha dushaka ubumusaza azi ko ari byo asare David nabona yasaza azamwanga ikibazo nuko azasara akaguma hano nanone yaturushye ubu twajya tumwoza we umva tugabanye ubugoryi amazi nayo n'ubugoryi oya mani reka tujye nyine dukora ikintu twagitekerejeho kandi ndamumena ndamutwika umubiri ntushaka ubabuke ahubwo n'amazi natogote niyo negereje utagira ngo ngende kuri kuyatesha umwuka nyine reka nawe wagira ngo ari kumugirira impuhwe ubundi imbabura wabimennyemo amazi wapiri kwaka ndamutwika David anesheje umutwe gatesi we noneho Jackson amenya bino bintu baricana gute mwaritse ubundi David tukamwica cyangwa David tumwica tukica kiriya gikobwa ubundi waretse teka ayo mazi witsa kureza mahoro nawe mahoro usarama amafaranga yo kujya kwirira aho nari ngiye kujya noneho mana hajya ngo mu cyuma turashize kajya kureba ko atariho bari ndi guteka siko kuva nagira inama ubwo nsohotse we nanjye nari ndambye mu rugo cyane mwana asa neza mubona ntamenya ugiye se nyangoshwa we ahubwo si bimeze bite Jackson ugiye he ngiye hazi uko kuva nagira inama aribwo nsohotse waje muri urugo kugira ngo uzerere ni wowe ndi kubaza waje hano muri urugo kugira ngo witegeke uzerere uko ushatse ninde watura ari uruhushya kugira ngo ugende si ngombwa gusaba uruhushya Jackson umva nukuri kw'Imana nyirangoshwa arifashe n'ubuguru buberegera ratanabye none so ubwo se zikaritsiye ameze nk'abashiki bawe se ubundi rero kumbwira ibyo byose muri mwikanzu David yakuguriye nta soni ugiye hehe se nyanko ugiye hehera ariko se ubundi David yikanzu yayikugura ko mbona isa niyo gatesira n'ubundi niyo yampaye ye gatesi uyikubisamo ubwo busa bwawe uragiye nta n'isoni ikanzu ya gatesi umwaka ubone mwikanzu gatesi ayimubonemo nawe ayikubonemo mbare rimwe kabiri gatatu mu rugo mubone mu rugo vaho rimwe kabiri Chantal rimwe kabiri gatatu mu rugo ugiye irukanka vaho njye nagukubita ntabwo ngana nawe ujye unyuba vavo waga kano gakoshwa gusa irukanka vaho kumanyuka mu nzu injira sagira vuba hako gukimvuga rimwe kabiri gatatu n'uwo nabyumvishe gatuza injira kandi ujye ungabanyaho amarebe natazagukubita urwo rukundo nkarubandura wancenzeho ntukajya unza naho ubwo bushinzwe bwawe nakumanye umva Chantal biki umva reka mbwire impamvu nguhamagaye ndashaka kukubwira ngo suzongere kugira ikibazo uvuga ngo ibiki n'ibiki duhisha ibyacu ngubu ndagira ngo ngubwire yuko njye na Mahoro twahuriye mu gikari yamamagaye ngo hanuka nase ninjye ndi umuntu wo gutukwa njye namubwiye ngo ibyanjye nawe namubwiye ko dukundana namubwiye ibiki namubwiye ko tugiye kuzajya tunarira no mu cyumba kimwe wumve ko nakiragiye noneho njye namubwiye kiragiye n'ikintu cyabaye suzongere kugira ikibazo cyane n'abandi bose ntabwo uzi ibyo Jackson nkoreye nari nsohotse hano mu rugo nk'ibisanzwe nabwo nari nsohotse muri uru rugo pe ngize ararugura arampagarika angariza igiti uzi ko wagira ngo umwana
njye nari nsohotse hano ngiye ndi kugira ngo nembere ndebe kandi mahoro namubwiye ngo aburire Jackson sazongera kukubangamira aho kubundi Jackson arashaka iki ntabwo ngiye sinzi icyo nshakaho gusa bibaye bwa rimwe n'ubwa mbere pe bwa nyuma n'ubwa mbere ariko reka mubwire urabizi mu kanya ugomba noneho bose kubicaza bose yaba Jackson yaba Mutesi yaba na Mahoro nuko kabakorera iki nabibabwira nabo bakabyumva nimba Mahoro atabibabwiye njye ndabibibwirira kandi nta kintu barantwara igize n'ibibabwira Mahoro se yakoze iki kwenda ibyo gusa agapfa kuvuga ntiyagututse anuka iki ngiye ufite abashira batoroshye n'ukuri kw'Imana ese ubundi mubaze niwe mukuru muri rugo njyewe kubera iki nuko mba mbona Jackson na Mahoro wagira ngo nibo bakuru pe kuko bafite amategeko adasanzwe muri rugo urashaka kubona amategeko ushaka kubona itegeko ubu none kurya ni rimwe ku munsi ariko niyo mategeko ngiye gushiraho ubu ngubu njye nawe nitwe tugiye kuzajya turya saa sita gusa ariko naro abandi ni mugoroba umva ceceka kurya kwabo rimwe ku munsi gusohoka Jackson Mahoro iki uburenganzira ceceka gusohoka kwabo ni ukuza bakadusaba uburenganzira numvishe buri kimwe cyose ni uburenganzira nyine impamvu uri kubivuga no kutarabibakora cyangwa ni ukubivuga biroroshye njye ndaje mbereke bose kandi njye mukora aha ngaha nta kibazo ariko nyine nta kibazo wowe ufite icyo rwose si ukabishe ujye wigaragaza nawe uvuge ngo meze gute wana byose ubundi byose bangaga Mahoro yumva gati si yumva none se nuzo ukabimbwira nicaye aha ngaha bazagutwara iki nabuze urugamba ubu ntangiye ndabyumva rwose ubu nawe wakoresha hagati mu nkozi Mahoro wabimubwira mwese ntabwo nizera ko nakurinda nta kibazo njye ndaje mwereke tuza icecekere nabyumvishe nta kibazo Shanta mani ngwino umbwire Shanta Karame wagiye wumva waje nkakubwira uzi mushakira iki ngwino mubaze ngo urashaka iki sundi mubaze ngo urashaka iki urashaka iki gate ese wasohotse ukaza nkakubwira ukabyumva mbwira ngo mbwira navuze ngo bagiye kumubwira gukira se noneho bagiye kwihembwa ku mana yanjye we Mutesi we Chantal ako ntacyo mbari akira nguhe nakiyambara ambara ngwino nguhe ubundi ubushyuhe bwawe niba ujya wishyura uko mbona wishimye uvayo hano Chantal rero dore ikintu nshaka kukubwira sibyo ngwino hano ubundi ko ufite ubwoba uno munsi surprise atari utuntu tworoshye atari ibiki urumva Yesu we mani ibini ibiki gate what Yesu we oh my god man undi gusha David we please man undi gusha hamwe umva biri gutangira David jya kuzana andi mazi ashyushye ntagarara no man mwagiye mureke simbaho mwagiye mureke ubwana bubi kuko my god man usuko ndi gusha wacyureka ntabwo yahiye mpaye maho mwana mwagiye wari maho ndayazanye akirwa wari wama David ni umugabo wawe uragiye nawe
ubundi mwebwe mwarasaze mwagiye none se ko umuntu aba ashonje ubu muri kumwe umuntu arariye nagiye muri resitora amafaranga njye mwese ko mwese mwumva ko mwese munyuraho positeri gise ko bucyo mwagiye none ari kwicara muri ino nzu irimo irungura imeze utya mwagiye mureka ubundi inzu simeze ute irunginjiramo nawe wumva Emeze ntabwo ari akaza nyine nitwe bwo ari kugira ngo twice muri inzu tumara amezi none ningewe muri kubwira ngo ngenda gukora mu nzu nicaye mu muryango nyine nawe wese ko kitagiye kuryama ese ubundi ko muri kugira gutya muri kumwe inzu se birakomeye gate muri gutese nyine nari ngiye guteka ariko turarya mu kanya ntakiri muri none se ko mahoro ari kugiramo tuyabura kugira yari kwikura akantu ko ntarebe tu ni nawe uva mu nzira twegera mu nzu none se namwe ariko ntimukabe mwagurutse umuntu ubundi se uvuye mvuye wese mvuye aho mutazi nizo wajya arinda ukadutekera ahangaha ndaguteka nduteka turakugurira akantu mugende mubwire Chantal ateka reka reka ntujya mu gikari cyangwa nanone nagiye kuzerera nyine wowe ntabwo tubizi n'ibyo ntujya mu gikari Ninjye- genda uteke sibyo Ako- turakugurira amata murangurira amata ubizi ko nkaho yakunda nari ntujya mu gikari mu gikari muri mu gikari ko muri kumwe wowe genda mu gikoni uteke nari bireka ngenda mu nujyayo nujya kujyayo umbwire nabyumvishije ariko reka nanjye njye kwicara uretse ma reka turapfuye abantu baratwica nawe kubwira ngo gufunga gate baratwica Davide nabimenya Davide waradufungisha twica kandi ufite saa hiye Imana aya mbere ntabwo arashyushye cyane mu maso none reba ariyuzanye inyuma nuzi ko wowe yantumye mana we dufite ibibazo noneho turapfuye tutoroke rero nituguma biraba bibi baza kuduhiga tumuhishe turamuhisha hose Davide ntamubura tuzi nyine Davide gate si gabanya ubwanwa urukumva tuzi turamuhisha hehe reba oya Davide icyawe n'icyo atageramo icyumba cyanjye ntabwo Davide akikigeramo tugiye kumuhishamo noneho Davide namutubaza tuzavuga ko tutazana yagiye sibyo nazenguruka mu byumba hose yasaze gate no mu maso ahe tugure imiti rero nta mpamvu yo kumugirira impuhwe urumva natwe ntazo yigeze atugirira ahubwo se nta nubwo ndi burye turarya iki nuba ko tuko tumuhisha kumva nuzete atagenda akamusanga mu gikari Davide suzi ko aca ku marembo ya hejuru